Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mama Ebenezer. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Reka turirimbe umuririmbyi w'109 mu gakiza. Nimero 109 mu gakiza niyo tugiye kuririmba. Turirimba. Pasaka yacu nitwibutsa amaraso y'umwana w'intama niyo yadukuye mu Egiputa aho Satani yicira abantu. Haleluya, nimuze twese tumuhimbaze umwami kuko yemeye kudupfira byo yasatuyemo na rwa rusika yatumye natwe twinjira he. Ayi nimuze twese tumuhimbaze iyo uko yemeye kudupfira byo yasatuyemo na rwa rusika yatumye natwe twinjira hera. Nuko ku isaha ya gatandatu hose abubwira kabiri gafashe amasaha 3 yose bwagejeje ku isaha ya 9. Haleluya, nimuze twese tumuhimbaze ayi kuko yemeye kudupfira byo yasatuyemo na rwa rusika yatumye natwe twinjira he. Ayi nimuze twese tumuhi umwami Yesu kuko yemeye kudupfira. Haleluya, yasatuyemo na rwa rusika. Haleluya, yatumye natwe twinjira hera. Amen. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Abakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 7. Abakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 7 naravuga ngo nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo umusemburo wa kera koko, kuko pasika yacu yatambwe ari Kristo. Amen. Nuko nimwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakirimo mo iriho umusemburo wa kera koko, kuko pasika yacu yatambwe ari Kristo. Itangazo ry'uyu munsi nimwiyezeho, nitwiyeze kwezwa. Ezwa mukundwa, muntu uri kujya mu rugendo, ezwa mu rugendo rw'agakiza. Ezwa wowe ukaba wumvishe iyi ukaba urebye iyi audio utarakizwa. Ezwa, ndahamagara uyu munsi abantu kwezwa. Ni mwezwe, Yesu ari hafi kugaruka. Reka twezwe, Yesu araje. Yesu araje iki gitondo. Bwira Yesu, ongera winyuzemo akayunguruzo. Suzuma umutima wawe, suzuma nyaboneka, suzuma iki gihe cyo kwezwa. Takira ibyaha byawe uyu munsi. Bwira Yesu ngo mbabarira. Turi mu gihe cya Pasika, kongera kwibuka Yesu yarapfuye arazuka. Nitwe yapfiriye nta wundi. Ariko haguruka nanjye mpaguruke, twezwe twongere tunyuzemo nk'akayungirizo. Ese koko turacyakunda Imana? Ukundisha Imana n'umutima wawe wose. Turacyakundisha Imana umutima wacu wose. Haleluya. Nta bindi twashimbuje Imana, nta bindi turi kurutisha Imana, tukava no mu bihe twagombye kubamo ugasanga turi gusimbuza Imana ibindi. Aho ko nakayunguruzo wakinyuzamo ukavuga ati reka ndebe, ndacyakunda Imana, ngo ukundisha Imana umutima wawe wose. Haleluya, haleluya. Ntuzarahira izina ry'Imana mu busa cyangwa mu binyoma. Ese koko nibyo koko ndacyayizeye Yesu, simfa kumuvuga uko niboneye. Izina rya Yesu simfa kurivugaho niboneye. Izina ry'Imana sindirahira uko niboneye. Akayunguruzo ngaka umuntu yicishamo akavuga ngo urugendo ndacyarurimo, cyangwa se nahangaha ngomba kugaruka. Ntuzice, ntuzibe, ntuzasambane. Imana idutabare. Ntuzibe,
twisuzume, se koko ntabyo bandi nibye, aho si nibye abantu nkiba n'Imana. Ntuzasambane, ntuzice, urajye wubaha ababyeyi bawe, urajya utunganya umunsi w'Imana. Se koko turawutunganya umunsi w'Imana? Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ntuzabeshye cyangwa ngo ubeshyere abandi mu by'ukuri. Ntabwo ubeshya, ntabwo tukisuzuma akayunguruzo ngaka. Se koko nta binyoma bikindangamo? Ese koko abandi bantu bite? Abandi bantu kwihana igitondo agira ngo twisuzume, umuntu wese agende yisuzume muri aya masaha y'igitondo. Kandi ubwese ngo Yesu ndagushimira ko wongeye kuvuza ikondera ngo numve. Umuntu wihana wese uyu munsi ndashaka kugenda nkiranuka, ndashaka kugenda unyishimiye. Ntuzifuza umugore wundi, ni ukuri no kwifuza iby'abandi, ntutwifuza kwiba cyangwa kwangiza iby'abandi. Yesu, nta by'abandi byangiritse kubera twe kwifuza, kwiba. Abibye b'ibintu bikaba bakina bifite, mubisubize bene byo. Abiyakoresheje ubutekamitwe, mu byihane, ni ukwihana. Yesu nta kundi ibyo bintu by'ubutekamitwe hoya, yarapfuye ngo dukire ubutekamitwe, ahubwo aduhe ubuzima buzima, atugirire neza, asohoza amasezerano yacu. Hari imigisha y'abakijijwe mu gakiza, harimo byose. Kumenya Yesu ni umugisha. Haleluya. Nkaba mboneraho kandi bantu mutarihana, bantu mu gicumbikiye ibyaha, ni birekeye musigeho. Yesu ari hafi kugaruka. Nkaba niwe kubwira ngo umuntu utarihana ni ukuri uri guhomba akiza ubugingo bwawe, uri guhomba. Yesu ari hafi kuza. Karibu, Yesu agutegeye amaboko, Yesu aragukunda, Yesu aragushaka, ukaba ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ni ukuri, karibu, ndabigufashamo rwose. Unyandikiye muri commentaire cyangwa se kuri iyo email mba nasizeho. Ni ukuri, wakire Yesu, uruhuke, ni mwami w'amahoro. Haleluya. Akayunguruzo naka twinyuzamo, kwiyuzamo, kongera ukitekereza ukavuga ngo ese koko Yesu ndacyamukorera uko bikwiye, ndacyahagaze mu muhamagaro, ndacyahagaze aho nshaka, ibyo yifuza nibyo ndi gukora. Imana itubabarire, Imana idutabare, Imana itugirire ubuntu bwinshi. Haleluya. Umunsi sinsenga, ahubwo uragenda wicare witekerezeho, ubundi ukora isengesho, ubwire Yesu ngo Yesu ndi hano, narinje, ngirira imbabazi, ibi nibi tubyature, kwatura ubyature. Ati iki ni Yesu mbabarire, iki ni Yesu mbabarire, narabeshye mbabarira, naribye mbabarira, nakoze iki mbabarira, imbabazi zawe byature. Urangiza usengera umutima wawe, ubwire Yesu ngo Yesu ubugingo bwanjye burindwe, usengera ubugingo bwawe burindwe. Yesu ari hafi kugaruka. Twihane, ducunguze uburyo umwete. Hano mu bakondo bavuze ngo nuko mwiyezeho umusemburo wa kera, ibya kera bikigenda muri twe, tubikuremo. Hari n'ibyo dufatira amadesiziyo kuvuga ngo ibi bintu ko Yesu atabishaka sinzongera kubikora, aba bantu kuko basabye kuko badakunda Yesu sinzongera kubana nabo. Haleluya. Ngo kugira ngo mubirobere ishya, hanyuma dusengera imitima yacu. Yesu tugira irobere ishya, irobere ishya wishimire, tugira irobere ishya, ngo mube mutakirimo umusemburo wa kera. Ibindi by'imisemburo ya kera bive muri twe, uko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Yesu ngo waratambwe kugira ngo mbabarirwe ibyaha, twature imbabazi z'Imana. Tuvuga abo muri bo turi muri Yesu Kristo, duhamye intsinzi no gucungurwa kwacu. Shalom, shalom. Mwibuke gukora subscribe niba ari ubwa mbere kuri iyi channel, kandi mwibuke no gukora share, usangize n'abandi babyuke bisengere. Twihane, Yesu ari hafi kuza. Mwaramutse uyu munsi ni ngo kiza ubugingo bwawe. Twihane.